ariko iyakurwaniriye za ntambara zose. Iyakurwaniriye cya gihe bwije uri kuvuga ngo ntabwo buraca, yakurwaniriye cya gihe wabuze minirivare ikiyaranje igategeka umuntu mutaziranye. Irambwiye ngo nkubwire ngo ubwoba nibushire. Yorodani bari imbere, Imana ibwira Yosuwa ngo wigire ikibazo. Yorodani si ikibazo, igikuru ni njye utegeka Yorodani. Muri uyu mugoroba nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ibikuri imbere si ikibazo, igikuru ni Imana yaguhamagaye. Wowe wari uri gushaka inzira ukayibura, hari ibimeze nka Yorodani imbere yawe, ariko umva uko Imana ivuganye nawe kuri iyi tariki ya mbere. Iravuze ngo iyakoze bya bindi ku nyanja itukura Mose akiriho, nubwo Mose atakiriho, ihamagaye Yosuwa ifite uko izabambutsa Yorodani. Giriro muri kumwe umunkore mu biganza umubwire ngo ntiwongere kugira ubwoba. Abazi kuzaseba marayika bacogoje utaraseba, abazi kuzamwara abacogoje utaramwara. Witinya Yeriko, mbere ya Yeriko hahagaze marayika. Marayika aramubwira ngo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Yosuwa ngo ahita ahinda umushitsi, amwikubita imbere, akwetura inkweto, aravuga ngo mutware ngaho duha amakuru. Marayika niwe wabahaye amakuru ukuntu Yeriko izariduka. Turacari kumwe cyangwa mwarambiwe? Muracafashwa? Marayika guha amakuru. Uzagera mu kwa kabiri ufite amakuru, uzagera mu kwa gatatu ufite amakuru, uzagera mu kwa kane ufite, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu abakiriye amakuru. Haleluya. Uzambariraho abandi bambariye ubusa, uzarwana urugamba rwananiye abandi, ibiciye abandi intege wowe usabisuzugura. Kubera iki? Ufite amakuru. Yewe hari amashami azadukokokaho, hari intambara tuzarwana, ariko ni muhumure. Marayika icyo ashinzwe ni ugucogoza Yeriko utarayigeraho. Abazi kuzaseba marayika bacogoje utaraseba, abazi kuzamwara abacogoje utaramwara. Nandacu utakoze uzi kurinda Mana we, uzi kurinda utakoze, uzi kurinda Mana we, nandacu utakoze, uzi kurinda Mana we, uzi kurinda. Yaturindiye amaguru, yaturinda nono, inzara zirimo ziguruka rahari, yaturinda benshi warabacuye barata bararuke baranezerewe akabuza tuzabonana nawe mu birori byo
ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. 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 Amen. Shimye Imana data wa twese yarinze twebwe twese. Amen. Ibyo kutwica bihari, baraciye imirongo, baravuze ibyo bashaka, barakoze ingendo zitandukanye, ariko Imana ikaturinda. Ndanezerewe guhagarara imbere y'iteraniro. Twashoje umwaka, twamaze kuwusoza, ubu turi mu wundi mwaka, kandi hari abagejeje saa 5 n'iminota 10 bacaho. Mbivuze neza ra? Saa 5 n'iminota 10 baba baciyeho. Iri joro naraye mu masengesho, umva nanje ngo iri joro, kandi ubwo ni ijoro ryake. Naraye mu masengesho, hari umudamu w'inshuti yanjye yaramamagaye ku manywa, arambwira ati hajya utuye i Kigali? Ati niho ntuye. Atumva rero musaza wacu aka kanya avuye mu mubiri, turi kugushakaho ubufasha. Ntibumeze bute? Ati ubu turi ku bitaro, twabuze morgue, nazo ziruzuye, nazo zigize zite, ziruzuye. Nshuti yanjye, wowe ugejeje kuri iyi tariki ya mbere utari muri morgue, nta wawe uri muri morgue, nyemerera uhereze Imana yacu icubahiro. Benshi warabacuye baratashe, se baranezerewe, hakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. Mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya meza, Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Nshimiye umushumba wanyu udutekerezaho, akadutumira, akemera akaduha agatuti, akaduha umwanya. Imana imuha umugisha. Nanezerewe kubera ko nari nicaranye n'inshuti yanjye, abareba stati zanjye buri gihe tuba turi kumwe. Evangeliste, mukozi w'Imana Boniface ni inshuti yanjye, ntabwo ari bya bindi byo ku munwa, oya n'ubugari turabusangira. Urumva rero nanezerewe kumubona mw'iri teraniro. Imana ishimwe. Hari abandi bantu benshi bagiye barareba stati zanjye, kuko nyine iki giterane nanjye naracyamamaje, bakaje barambwira bati turaza mw'iri teraniro barimo. Namwe mbahaye ikaze. Imana ibaha umugisha. Tuganire ku ijambo riryoshe rivuze ngo tuyishimire iby'imbaraga yakoze. Hanyuma rero ku iyi tariki ya mbere nanje umwuka nyongoreye ijambo rivuze ngo Yeriko ntizongere. Uko yaba ingana kose, tutitaye ku bugari bwayo, kuko ngo yari ngari cyane, tutitaye ku bugari bwa Yeriko, tutitaye ku burebure, dore ngo ko habaga n'amakamera, tutitaye kuri ibyo byose, kuri iyi tariki ya mbere Yeriko ntizongere. Nta nyama nje nikoreye, nta n'umuceri, ariko iri jambo riremeye kuruta ibyo byose mvuze. Yeriko ntizagire gute? Ntizongere. Yosuwa ibice 6 umurongo wa 26. Ari ijambo rivuze ngo Yosuwa ibice 6
umurongo wa 26 aravuze ngo ico gihe Yosuwa arabihanangiriza ararahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. 27 nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Igitabo cya kabiri cya mbere cy'Abami ibice 16 umurongo wa 34. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 16 umurongo wa 34 aravuze ngo ku ngoma ya Ahabu Hiyeri w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, kuko Uwiteka yari yarabivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turakoresha igihe kitari kinini kandi kitanari gito cyane ko ntage gitoya imbere y'Imana. Mu mwanya 10:00 ndaba nuriye imodoka ngiye Nyabihu, ejo mfite iteranira ahantu hitwa Kwikora. Urumva rero no gucunguza uburyo umwete naka kanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu mwese mwaje kumva icyo Imana bahamagariye ivuganye namwe, iravuze ngo Yeriko ntizongera. Ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Siko abantu batanyumvise di. Narimvuze ngo ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi, ititaye ku biro apima, ititaye ku burebure afite, ititaye ahavuka, nashaka aba yaravutse bamubyariye mu rusasa. Ibyo ntibireba Imana. Iyi murebye ikamubonamo gukiranuka, ijambo ryose risohotse mu kanwa ke Uwiteka Imana rihagarara. Fakuba ukiranuka. Hari umugabo uherutse kuvuga ati ejo nk'iki gihe wari ushinzwe kumenya ibyinjira n'ibisohoka ibwami, abatumva besha ibindi ariko wevuga ngo ejo. Umukozi w'Imana ati kubera ko ushatse guhangana n'Imana n'uwo yatumye, wowe uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzagira gute uzabirya. Hanyuma rero izi ni inkuru z'Abisiraheli. Abisiraheli banyuze mu nzira igoye kandi kakaye kandi bari mu isezerano. Kuba waravuganye n'Imana ntabwo bikuyeho ko ugeragezwa. Icyakora icyiza cyo kuvugana n'Imana wowe ku munsi mu burakomera. Muranyumvise noneho? Ileprase ntabwo bivuze ko intambara tutazahura nazo, tuzahura n'ibiturwanya. Amajwi menshi adusakuriza ntabwo azabura, ariko ibyo byose ntacyo bivuze. Igikuru ni yavuganye natwe ikiduhamagara. Bisiraheli banyuze mu nzira igowe, barara indaro ntashaka kuvuga, ariko ndashimira Imana mu buzima bugoye, mu buzima buruhije, ntabwo Imana yabaye kure ya. Burya niyo umuntu wavuganye n'Imana akoze icyaha, ntabwo Imana iba kure ye, iba hafi ye kugira ngo irebe ko yakwihana. Muranyumvise noneho? Imana
ntabwo iba kure y'ubwoko. Etresnetom, imbabazi zayo ziruta ibyaha, mbese imbabazi zayo ziruta ibyaha dukora. Impamvu itaba kure ibitegereje ko wihana. Musi umwe umugabo witwa Dawidi ngo yigeze akosa, Imana irababara irarakara, aramubwira iti ndanakwica. Dawidi ati buretse kunyica mvuge. Imana iti ngaho vuga vuba ubundi nkurangize. Dawidi atumva rero, banza ufate imbabazi zawe mu kuboko kumwe, ufate n'ibyaha nakoze mu kundi kuboko, ukore balance. Ikirarusha ikindi kuremera ari cyo ugenderaho. Imana navuga iti imbabazi zanjye ziruta ibyaha, kuko na Nyirapasika ari mu mbabazi zanjye, na Nyirabitenge, na Nyirabyatsi, na Odeta, na Kristo. Haleluya! Ntabwo Imana iba kure y'ubwoko. Hanyuma Abisiraheli bambutse kabiri. Ibyo nshaka kuvugaho, icyambere, bambutse inyanja itukura bayobowe n'umugabo witwa Mose. Kabiri, bambutse Yorodani bayobowe n'uwitwa Yosuwa. Mose rero amaze gupfa, ni inkuru ndende, Imana ihamagara Yosuwa, amubwira ngo Mose wasigaye aha, ariko mwebwe murakomeje. Jyana n'ubu bwoko nzabageza mu gihugu nemereye ba sogokuruza banyu. Yosuwa ati ko nshimye ko umwishe, ko mwajaga muravugana, ko twageze ku nyanja nkabona Mose inkoni arayirambuye, ubwo ibi ni ibikudukoze. Imana iti Yosuwa we, Mose nubwo yapfa, isezerano ryanjye ndarikomeje. Yosuwa ati none se ko yarambuye inkoni nge nzabigenza nte? Imana itumva rero, inkoni ni nge wayitegetse, ni nanje wayishoreje, washoreje ijambo ryanjye iyo nkoni. Bivuze neza? Murabyumvise? Ni nge washoreye iyo nkoni nkoresheje ijambo. Mose gupfa ntiyapfanye akanwa kanjye, yaragiye agenda n'ibye, ariko ibyanjye ndacyabifite. Yesu ati none biragenda gute? Imana iti uko nabanaga na Mose niko nawe nzabana nawe. Yosuwa atakonda kumvise, none ko Yorodani iri imbere, noneho hirya Yorodani hanari Yeriko, ubu nzabigenza gute? Imana ibwira Yosuwa ngo Yosuwa, aho muzakandagira hose ndahabahaye. Yosuwa ati k'Abisiraheli nawe ubazi ko Mose nari bazize, ko bagukomera amashi mu gitondo nimugoroba akakuvugiriza induru. Utwaye Mose ariko Abisiraheli baracyari, ubwo koko nzabashoboza iki? Imana ibwira Yosuwa ijambo riryoshe, iramubwira ngo nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere. Ndashimira Imana ihamagara umuntu, yarangiza ikamukoresha ishingiye uko yamuhamagaye. Mu yandi magambo, ntabwo Imana ibaza umuntu ibyo itamuhaye, ahubwo ibyo yaguhaye irashaka ko ari byo ogelepasi wifashisha uyikoresha. Ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye. Muri aho, buriya abahanga bavuga ko Imana ikoresha umuntu inyuriye mu byo yize. Bivuze neza, inyuze mu byo yize. Yosuwa ati nyine yaduhamagaye nimwe, ariko buri wese ifite uko yamuhamagaye. Ngiye yamuhamagaye ziko ndi umusirikari. Icyambere Mose yabagendaga imbere, nje nzabagenda inyuma. Bati ngaho rero. Icya kabiri, Mose yabanzaga kubaza Imana, ngewe uzakosa nzamwica, nge guha Imana raporo.
wagiraga amagambo menshi ati Imana imbabare sinzongera kuyagira. Wacaga abandi intege ati Imana imbabare guca abandi intege, menye ko utuyoboye atandukanye na Mose. Yosuwa ati ntabwo mwari mwumva n'ikindi ca gatatu, Mose we yagendanaga inkoni, ngewe nzabayoboza inkota. Bituma Abisiraheli baca bugufi ntawe uhanuye. Pefa azinen. Aha twasomye rero Abisiraheli imbere gato hari Yorodani. Ndashimira Imana yo kabyara ihagarara ku muntu yahamagaye. Yorodani bari imbere, Imana ibwira Yosuwa ngo wigire ikibazo. Yorodani si ikibazo, igikuru ni njye utegeka Yorodani. Muri uyu mugoroba nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ibikuri imbere si ikibazo, igikuru ni Imana yaguhamagaye. Wowe wari uri gushaka inzira ukayibura, hari ibimeze nka Yorodani imbere yawe, ariko umva uko Imana ivuganye nawe kuri iyi tariki ya mbere. Iravuze ngo iyakoze bya bindi ku nyanja itukura Mose akiriho, nubwo Mose atakiriho, ihamagaye Yosuwa ifite uko izabambutsa Yorodani. Giriro muri kumwe umunkore mu biganza umubwire ngo ntiwongere kugira ubwoba. Ariko iyakurwaniriye za ntambara zose, iyakurwaniriye cya gihe bwije uri kuvuga ngo ntabwo buraca, yakurwaniriye cya gihe wabuze minirivare ikiyaranje igategeka umuntu mutaziranye. Irambwiye ngo nkubwire ngo ubwoba nibushire. Uwacu yahantu yaravuga ngo Imana ivuze ko ishizemo inyorosho, ariko ngewe aka kanya magaze hano nukuri Imana ni imwe, Imana irashoboye, Imana irihagije. Mbonye twikoreye imitwaro twese twunamye twavunitse, ariko mbona marayika agiye araterura haremeye. Ahagize hate numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo nsanywe no kurwanirira umuntu wese wemeye kumba imbere. Aha niho dukura amakuru afatika. Aha niho dukura amakuru. Tukarya umuceri kandi warahenze, tukarya inyama zarahenze. Kubera iki? Twafashe amakuru mbere. Icyiza cyo kuba imbere y'Imana umenya ibizaba kandi bitaraba. Muvuge ngo amen. Itibwira Yosuwa iramubwira tumva rero ntugire ikibazo, bwira abatambyi baje imbere bagikandagiza ibirenge muri Yorodani, ndihesha icubahiro. Mu yandi magambo, Imana imbaraga yakoreshaga iri gukoresha Mose yazinyuzaga mu kuboko ko Mose yarambuye inkoni, ariko ihamagaye Yosuwa izishyira mu kuguru. Siko abantu batanyumvise di ntiwigaye ngo ntiwashobora kubyina nka Nyirapasika. Nubwo udashobora kubyina nka Nyirapasika ukoma amashi Nyirapasika akabyina. Ushobora kudakamera nka buriya, ariko nawe ukamenya gutega amatwi ijambo ry'Imana riri kuvugwa. Hazina kotiden Mose Imana anyuriye mu kuboko, ariko muri yose uyinyurira hehe? Abatambyi ngo bakandagiyemo gake, amazi ahita yibwiriza, kandi ngo mu gihe cy'isarura amazi yaruzuraga akanarenga. Ariko kuko Imana yavuganye na Yosuwa, abavuganye n'Imana batananiwe. Mutere haleluya. Uzahura n'ibikunaniza, uzahura n'ibiguca intege, uzahura n'ibikumarira inkweto, ariko ntibizakuraho icyo Imana yavuze. Yobu yaranditse ngo izi nzira nyuramo nizimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu nziza. Amazi arahagarara, Abisirayeli bati yewe uzi ko Yosuwa koko ariyo yamuhamagaye, ikwiye gukora ikintu kiratuma bamenya ko ariyo yaduhamagaye. Uzi ko yatubwiye biriya tukagira ngo abivuganye umujinya, bujya ni yera ari yamuhamagaye disi. Amazi biremeye, akagira n'abatina batireka turebe uyu ni umusenyi. Imana ibwira Yosuwa ngo toranya abagabo 12 batora amabuye. Haleluya.
ikintu cyaryoheye ahantu ngo aya mabuye ngo ni ukugira ngo azabe ibihamya ngo kera ubwo abana babo bazababaza ngo aya mabuye nayiki bazababwire ngo Imana yakamije Yorodani. Ndashimira Imana iduha ibihamya. Abatambyi ngo batindamo, haleluya. Abantu batoragura ibihamya. Ntukerezwe nuko ubuhanuzi muri 2022 butasohoye, wari uri gushaka ibihamya. Kandi iyo ufite ibihamya birinda ubuhamya. Ntabwo munyumvise we, iyo ufite ibihamya birinda ubuhamya. Imana ikorera igihe humura. Iyi gukereje iragutegera. Barambuka bagera hakurya. Yosuwa ngo abakeba ubwa kabiri. Amaze kubakeba, hanyuma Yosuwa ngo yubuye amaso abona Yeriko. Atangira kuvuga ati hajya na Yeriko, Imana yambwiye ko izahiri turara. Atangira kwibaza, niko nawe kandi wibaza atariko igihembwe cya mbere ko nabonye Minirivare, icya kabiri hari bizashoboka. Ariko reka nkubwire, Imana yacu ihora yitwa Imana, ntabwo ihindurwa n'ibihe. Imana ni Imana imvura iguye, ni Imana abantu bagukomeye amashi, ni Imana abantu badakoma amashi, ni Imana abantu bakwemera, ni Imana abantu batakwemera. Upfa kuba wemerwa nayo. Elima ske ibintu byose zabyikorera. Yosuwa iki hari kwibaza, sinzi ukuntu hagiye kubona ngo abona marayika muhagaze imbere. Ntabwo yamenye ko ari marayika. Iyo ufite ibibazo umuco nawitiranya n'umwijima, tari nakadodo wabacanye cyangwa nakabuje. Yosuwa ngo abafashe inkota ati urana wagiye kudukereza. N'umujinya mwinshi ati niko ivuge cyangwa nkumene. Urabona yari kwira cyaturi imbere, tugize amahirwe ya Yorodani tuyinyuzemo yakamye, twakuyemo n'ibihamya, none nawe uje kudukere, ivuge vuba cyangwa nkumene. Marayika ati buretse kurakara. Yosuwa ati ngawombwira uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu. Marayika ati oya, nge nona. Haleluya, haleluya. Ngeze ku ijambo rivuze ngo Imana ikuremere marayika nona. Ubwo yari hasanzwe, hari hasanzwe abandi, ikuremere marayika nona. Muvuge ngo amen. Iyo marayika arwana urugamba utashobora, iyo marayika ahagarara hagati yawe n'ikibazo imbere. Ndashaka kuranga ahantu muhumbe, ntabwo iri joro nshaka kubyina cyangwa gusimbuka cyane, ndashaka kugira ngo unyumve. Marayika yari hagati ya Yeriko n'Abisiraheli. Sika abantu batanyumvise di. Mbere yuko Ayisine Tigren bagera kuri Yeriko, marayika yabanje kubiyereka. Uwo muri kumwe wa muhanura ukamubwira ngo Imana nikuzanire marayika. Umva icyo ashinzwe, aca Yeriko intego utari wayigeraho. Ntabwo abantu banyumvise kambwira abahano. Umva icyo marayika ashinzwe, aca Yeriko intege kandi utarayigeraho. Imana iduhe marayika, abakiriye marayika haleluya, abakiriye marayika haleluya. Aciye intege ayo madeni, amadeni atarakwambika ubusa. Aciye intege uyu mwaka utaradusuzugura. Mbere yuko tubona Yeriko habonetse marayika. Muri iri joro mwakire marayika mu izina rya Yesu. Witinya Yeriko, mbere ya Yeriko hahagaze marayika. Marayika aramubwira ngo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Yosuwa ngo ahita ahinda umushitsi, amwikubita imbere, akwetura inkweto, aravuga ngo mutware, ngaho duha amakuru. Marayika niwe wabahaye amakuru ukuntu Yeriko izariduka. Turacari kumwe cyangwa mwarambiwe? Muracafashwa? Marayika guha amakuru. Uzagera mu kwa kabiri ufite amakuru, uzagera mu kwa gatatu ufite amakuru, uzagera mu kwa kane ufite, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu abakiriye amakuru. Haleluya. Uzambariraho abandi bambariye ubusa, uzarwana urugamba rwananiye abandi, ibiciye abandi intege wowe usabisuzugura. Kubera iki? Ufite
amakuru. Kandi koko mbonye buri wese ari guhambira imiba. Mbonye turi guhambira. Imana irambwira ngo marayika ituzaniye nuwo kudushoboza muri uru rugendo. Aho abandi bananiriwe twe tuzahambuka. Buri wese arebane na mugenzi we bicaranye. Mushumba, kindi kigihe tuzaba twicaye hano nta numwe wavuyemo. Ndebera uwo muri kumwe ni nawe muzongera ni ibintu mpanuriye kuri kamera. Ureba umuntu mwicaranye. Imana inejejwe n'iki gitaramo. Imana ihaye agaciro imvune wavunitse. Imana ihaye agaciro ibitotsi wigomwe, kuko waje gutangirana n'Imana umwaka. Irambwiye ngo uzawusoza. Uwo mwicaranye umwitegereze, uzawusoza. Yewe hari amashami azadukokokaho, hari intambara tuzarwana, ariko ni muhumure tuzongera kwica. Nanjye nzaba nicaye. Marayika icyo ashinzwe ni ugucogoza Yeriko utarayigeraho. Abazi kuzaseba, marayika abacogoje utaraseba. Abazi kuzamwara, abacogoje utaramwara. Marayika arabwira tumva, narinzanywe no kubabwira ko Yeriko atari ikibazo, igikuru ni yabahamagaye. Yosuwa ati navuganye nayo ndabizi. Iyo wavuganye n'Imana ntucogozwa n'andi majwi. Iyo wavuganye n'Imana ntucogozwa n'andi majwi. Marayika tumva ukuntu bizagenda rero. Nta mbunda zizakora. Abisirayeli ati Imana ibwira marayika abwira Yosuwa tumva, weho unarabwira abatambyi. Ikorera abatambyi rata Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ni nabo baraje imbere. Abisirayeli bakurikiriwe. Yewe. Kandi kubera ko Yosuwa yari yarakanze Abisirayeli, abwira ati uzakosa nzamutsinda mu butayu nje gutanga raporo. Bari bafite discipline, kuko nuwashakaga kongorerana n'undi yamuteraga inkokora ati Yosuwa yaratwiyamye. Umunsi wa mbere ngo barazenguruka, umunsi wa kabiri umwe yashaka ariko abantu b'abagabo n'abagore tunazenguruke bucece nta kuvuga. Usimirindi iraritura ibi bikuta. Baje kongorana ati turi kubona Yosuwa yaravuze. Ndashimira Imana ikora akantu gatuma dukomera mu rugendo. Tuzacogozwe nuko ntuza kuyoboye, nuko yahamagawe. Icyo ushinzwe nuko umwubaha kugira ngo uzageraho Imana yavuze. Buri ijuru ntago ari ivangamutungo n'umuntu ku giti cye. Umunsi wa gatatu barazenguruka. Umunsi wa kane umwe yaje kubwira ati niko nawe wize nta no kuvuga ngo ufatishe Monique. Mwishuri ntiwavuga gicongereza, twese twavuga ngo niwe wa mbere. Unanirwa kuvuga ngo na English. Ati Yosuwa yavuze ko uzibesha azamutema. Bituma ngo Abisirayeli bazengurukana discipline. Umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu ngeze ahantu haryoshe. Abari hakurya babonaga Abisirayeli nk'abataye umutwe, ariko bo bari bazi ibyo barimo. Kuko bari hakurya barebaga bakabona Yeriko nta nibuye riri kuva, batariko bari abantu n'abasazi. Baje ko nakabona ibikuta biracyakomeye. Naho ku munsi wa gatandatu Imana yabihereye muri fondasiyo. Yabihereye he? Imana ndafashijwe. Yabihereye he? Uzi ko bategereza ngo turasaba bikarangira dutabawe kubera ko iba yabihereye hehe? Impamvu ibihera muri fondasiyo ni ukugira ngo abari hirya ntibamenye uko byagenze, bo baboneye ariko gusa, kandi Imana yahereye muri fonda bayirebe ihagaze, kandi Imana yayihereye hehe? Imana irambwiye ngo Yeriko yari imbere ya buri wese, iyihereye muri fondasiyo. Aba bari imyaka ngo no kwanduza baribesha, kuko Imana yabihereye he? Yerutse kubwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, zikurinda Mana
mana uzikurinda mu bihe bibi uzikurinda amaguru urinda amaso turindiye amatwi urinda umusatsi ntacyo utakoze uzikurinda mwana we ntacyo utakoze uzikurinda mwana we uzikurinda uzikurinda kabiri uzikurinda gatatu uzikurinda abantu uzikurinda 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 uzi ibyo yahereye muri fondasiyo bakambwangura mwara bikarangira utamwaye ngo ntabwo arateka bakabona watetse ngo ntazongera kurya umuceri ngo yawuguraga ukiri kuri makeya umuceri uzamutse unarawurya tera hareruye ni ukubera iki umuntu atabyinya yaba adafite ikibazo oya tariki ya mbere umuntu atabyinya yaba adafite ikibazo ongera ushiremo ingoma nge nongere nibyinire yaturindiye amaguru iturinda nono inzara zirimo arahari mureke mbabwire mureke mbabwire ibi byifuzo 10 mushumba yavuze mbonye abamarayika hano 10 mbona buri marayika apfukamye ku cifuzo iki cifuzo marayika apfukamyeho nkabona gihise gihindukamwe ibyifuzo 10 ubwo no kwango niba ari ibyifuzo 10 byabaye bingahe kandi byose bibonerwa subi Imana irambwiye ngo buri wese waje gusangira nayo ku itariki ya mbere mwumve aka kantu kandike banyemerere hari ahantu ku itangazamakuru bagatsindagire cyane Imana irambwiye ngo abandi benshi banejeje umubiri bugingo arananuka ariko umva mwebwe icya mbere bugingo arahaze icya kabiri umubiri nawe Imana irawubyibuhisha Imana irambwiye ngo bugingo arahaze abandi bagaburiye bugingo umubiri inyama amakoko ibiki ariko twebwe Imana iravuze ngo bugingo arabyibusha hanyuma mbonye buri wese yambaye inkweto ku buryo twanyuraga mu mahwa amahwa akavunika
mbonye buri wese anyura mu mahwa, amahwa akavunika. Mbonye buri wese yambaye imyenda, imvura nyinshi iragwa, imvura ikaje inyura kuri ya myenda ikamanuka. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo imvura yitwa ibihe, Imana ibarinze kunyagirwa nayo. Ku munsi wa karindwi Abisiraheli ngo bagiye kubona babona Yeriko ngo iraridutse, icyanejeje ngo buri wese yinjiriye imbere ye. Siko mutanyumvise di? Buri wese yinjiriye. Wahaguruka ukinjira, haguruka utera intambwe. Buri wese yinjiriye imbere ye. Mu yandi magambo, ntuterwe ubwoba na ntuzi ugenda ari gukururuka, uzinjira imbere yawe. Haleluya! Buri wese yinjiriye imbere ye. Hanyuma ngo bamaze kwinjira, Yosuwa ataho, Abisirayeli bati aho. Noneho washaka yanavuga, washaka yanaganira na mugenzi we, ariko ngo Yosuwa abonye imvune bavunitse, avuga ati abantu b'abagabo tuzenguruka inshuro 7 tutavuga. Umva nshingiye ukundi Yeriko imvunye, ndifuza ko nta mwana wanjye wazavunika kuko navunitse. Nguhanuriye ubuhanuzi buryoshe, ushaka wabwakira. Imibabaro tunyuzemo muri iyi minsi ntidushaka ko abacu bayinyuramo. Ukuntu watotejwe muri karitsiye utuyemo, bakaguha pirive tabuza amafaranga ngo barayongeje ngo je gukodesha ahandi, abazima babi bakakuroga ukarwaza abana, bamwe bakaryama bacurikiranye ukarwana nabyo ukaja kuri kanyarira. Ndaguhanuriye ngo abawe ntibazahure n'ibyo bibazo. Turi gusenga abana bacu bakwiye gutungwa nayo twasenga. Ni munyumve cyane we, turi gutegura ubuzima bw'abadukomoka. Sipayigrene dai. Yosuwa aravuga ati ubukwe bwaramvunye, ubu na terapiye wanje ubukwe buzamuvune. Nabyara uko ngiye kuri ndabirambiwe. Oya ubugari nariye, ubu n'abana banjye bazarya ubugari n'amazi gusa nta sosi. Yosuwa ngo arabirinduka, aravuga ngo nshingiye ko nkiri umukiranutsi. Ndashaka kugira ngo mwumva aka kantu, nshingiye ko nkiri umukiranutsi, nta nzoga nanyweye, nta bagore b'abandi. Man, kubera ko uhagarara ku mukiranutsi, nyemerera wumve ngiye kuvumiye Yeriko. Reka nkubwire, kubera ko ntacyo twishinja, mureke tuvume Yeriko. Umwuzukuru wawe ntazahure nayo, umwana wawe ntazahure nayo. Ukuntu mu kazi bagutoteza, umwana wawe ntazahure nabyo. Uratambuka ngo uruwo kwa runaka. Turifuza gusenga ubuzima bw'imiryango bugahinduka, bakavuga ngo burya nabo bari abantu. Kubera aya amasengesho n'umutungo wimukana, muvuge ngo amen. Ahita avuga tumva nshingiye ko nkiri umukiranutsi, umuntu uzahangara kongera kubaka Yeriko. Ubwo kandi nawe ugiye kuvuma, ugiye kugira ute? Kuko tugiye gusenga. Umuntu uzahangara kubaka Yeriko, igihe azaba acubaka ashinze ibuye rya mbere, umwana we w'imfura azapfa. Kandi buri imfura ni ikintu gikomeye. Muribuka ko no muri Egiputa Farawo yari yinangiye, Imana avuga ngo ubwo ubabaje imfura zanjye, kuko Isiraheli turi imfura z'Imana. Haleluya! Imana iravuga ngo ubwo ubabaje imfura zanjye, reka nanjye nkore ku mfura ziwawe. Ikintu cyose n'inkoko y'imfura ngo yarapfuye, n'akabeba k'imfura, na Marie Jose y'imfura, n'agahene k'imfura. Imana avuga ngo ucokoje imfura zanjye, imfura z'Imana. Haleluya! Ibiducokoza irabicokoje kandi birusha amaboko, aho byatugejejeyo izabiharenza. Ntabwo munyumvise? Ibirusha amaboko byo byatugejeje hafi, iyo irabituntumuye ibitaye kure. N'isazi y'imfura yarapfuye, iyo irakaye ibyaremwe byose
ibihindura inkoni igakubita umunyabyaha. Hanyuma ngo yakoze ku mfura Farawo abwira Mose ati noneho ndemeye mugende. Hanyuma rero Yosuwa ngo aravuga ngo uzahangara igihe azaba ari gushinga ibuye azapfusha umwana w'imfura. Noneho nahangara agashiraho ibikingi ashaka gukinga dufite umwanya muto ariko nitwongera guterana nzabibabwiraho. Gukinga nuvuga ngo nukugwa bese nuguhagarikiraho ugeze. Niba ufite miliyoni 10 tugere kuri miliyoni 11 ugahora kuri miliyoni 10 ahubwo gutera imbere ugasubira kuri miliyoni 8.5. Yosuwa aravuga ngo igihe azaba hangaye gukinga bucura zagende. Bibiliya yavuze ngo nuko niko byagenze. Imana ihagarara ku ijambo Yosuwa avuze. Hakaja himu umwami abantu bahagera bati ahantu kari heza wahubaka. Abandi bati hari umugabo wavuze. Umugabo wavuze se afite amashuri angahe? Abandi bati nubwo yaba adafite amashuri afite Imana. Yambara gacongo se. Abandi bati inkweto ntari ikibazo igikuru n'Imana iri muri we. Jumenya kuri w'igiciro kuko umugabo wiringiye afite imbaraga. Nibyo ko kuvuka asuzuguritse ariko umugabo wiringiye afite imbaraga. Noneho uwashaka kubaka abandi bati Yosuwa yaravuze ati ajya Yosuwa cyo yarafite imyaka inga. Abandi bati tutite ku myaka arafite gusa nuko yavuganaga n'Imana. Haleluya. Bakagira ubwoba hakimu undi mwami hakindu undi mwami ngo ku ngoma ya Ahabu niko twasomye haboneka umugabo w'igikenya witwa Hiyeri. Imana ikurinde Hiyeri. Hiyeri kurwanya kandi aziko n'Imana yakuvuzeho. Uzi Hiyeri baguhanurira hicaye. Hiyeri abari gupinga amavuta yawe ariko ndashimira Imana icogoza Hiyeri. Hiyeri agapfusha twe tukabaho. Mwana niwe muracyafashwa. Naringize ngo Hiyeri nubwo bahanura yicaye ntafite uburenganzira bwo guhagarika ubuhanuzi. Araburwanya ariko ntabuhagarika. Muvuge ngo amen. Hiyeri ngo arahangara aravuga ati hajya kubera kano atari kubakwa. Abantu bati umugabo witwa Yosuwa yahavumye ababaye. Hiyeri ati si Yosuwa yari mwene nde? Abandi bati tutitaye kuri se cyo koravuga ko ari mwene Nuni ariko tutanitaye kuri se yiringa Imana ishobora byose. Hiyeri ati nakazi ke ngo baratange azanye umwenjeniyeri atumva we pimira hano. Umwenjeniyeri ngo igihe ari gushinga ibuye ati iri ryaba imfatizo. Abantu baraza babwira Hiyeri bati sezerera abafundi kuko Abiramu amaze gupfa. Abiramu agize ate? Muje mutinya ijambo Imana. Noneho iyo iri kubonamwe umuntu wayo gukiranuka irwanira kugira ngo itrezinedaye yiyubahishirize muri we. Ntabwo muzabona Imana ihagaze hano izahagarara mu mushumba. Reka aka kantu nkavuge mbonye yirasare muyivuyemo. Mbonye sare muyimutsemo. Imana ahandi hantu ibintu ngiye kubihanura mu byumve. Aho hantu mwahavuye muri kuja ahanyu. Mbonye muhimutse ibi byo birihuse kandi Imana izanya abatera nkunga baruta bivumbuye. Aha hantu mugiye mbonye ari ahantu heza hatari mu gishanga. Mbonye ari ahantu heza abantu bari kuza imvura yaguye bakaza izuba ryavuye bakaza. Imana irambwira ngo mwakire sare mu izina rya Yesu. Arega Hiyeri akomeza gupinga ibyo Imana yavuze. Hiyeri baravuze tumva we muje kungurira isanduku mu gakinjiro. Nibwe muvuga Serikeye. Muje kunshakira Serikeye hari mu gakinjiro ariko gahunda zanjye ndazikomeje. Abandi batariko Hiyeri waje urumva. Yosuwa yaravuze. Hiyeri ati yajya bivuze mu Gifaransa. Abandi bati nubwo atavuga mu Gifaransa ariko yavuze abwirijwe n'Imana. Hiyeri ati sinone yabivuze mu Cyongereza. Abandi bati byongereza ntibitureba icyo duha agaciro ni Imana bakuye muri Egiputa. Haleluya.
iyadukuye aho bazi ko tutazaba izatugeza naho yashatse kutugeza. Timugire ubwoba nibushire. Yesu yatsindiye isoko ryo kurengera abera. Era baravuza tumva none umunshakira ibyugi bikomeye nshobore mpakingi. Igihe bari kuzana ibyugi bari bati barashiraho ifite santimetero 10. Umuntu azari kwiruka atirekeraho na wabucura arapfuye witwa Segubu. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo na bugingo n'ubu Yeriko ntiyigeze yubakwa. Kuzana ijambo rivuga ngo Yeriko ntizongere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yeriko ntizagire gute? Yeriko ntizagire gute? Ukurara udasinziriye ntibizongere. Ukumubiri ukurya ukayobegwa ibiri kukurya ntibizongere. Upfushije ubukwincure 3 ntibizongere. Wakuye mwinda 2 ntibizongere. Hopi Grace urugendo rwawe rwo kujya hanze rupfuye inshuro 3 ntibizongera. Uri gucuruza bikanga uracuruje biremeye. Washa gukizwa uyu munsi ejo ukaba waguye. Imana irambwiye ngo ntibizongera. Mwakira imbaraga zibakomereza mugakiza. Mwakira imbaraga zituma muhangana n'ibihe. Mwakira imbaraga zituma muneshaho Satani arazi ko mutazanesha. Mbonye buri wese afashe umutaka. Imana irambwiye ngo nuburinzi buri wese ahawe. Muhaguruke dusenge. Yewe munyemere uziko saa 11 zigeze. Ego bwishe bwakeye hajya. Noneho rero umva ukuntu tugiye gusenga murebe hano ariko. Kuko nubundi mwese Imana bahumugisha. Aho gutinda mu bitaro tuzatinda imbere y'Imana. Ntabwo mwumvise uwagiye yo ko iginyo bari kuri homera 100 nanga ngo nukuri homara. Ngo Mana ndacu takoze. Uzikurinda Mana we uzikurinda Mana uzikurinda amenyo yacu uzikurinda inzara zacu uzikurinda avuyemo uzikurinda 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 banyamye uzikurinda cyumba uzikurinda ayobozi urabarinda ndacu takose uzikurinda Mana we uzikurinda uzikurinda Mana we ndacu takose uzikurinda Mana we uzikurinda. Niba hari ijoro riryoheye niri. Niba hari ijoro riryoshe niri ngiri. Mbonye buri wese nukuri kw'Imana afashe ibinini. Imana irambwira ngo ibyorezo bigiye gutera nta muntu uri hano icyorezo kizagira ico gitwara. Niba hari ikintu kinejeje nuko duhawe imbaraga zihindura ibihe. Buri wese natega amaboko. Tugiye kubwira Imana ngo Mana Yeriko ntizongere. Twaraye imbere y'Imana ku itariki ya mbere Yeriko ntizongere. Nukuri mbonye turi gusangirira ku meza amwe. Mbonye abamarayika bari kudutamika. Mbonye abamarayika bari kuturirimbira. Mbonye abamarayika baririmba. Mbonye abandi bacuranze. Mushumba Imana izanye abacuranze. Mushumba Imana izanye abaririmbyi. Mbonye muri protokole hinjiyemo abantu benshi. Mbona abantu bari kuza ngo mutwemerere dukore protokole. Imana yongeye umubare w'abakizwa igabanije uwabarimbuka. Tiyanjye
Imana irambwiye ngo igukijije indwara yitwa ubuhumekero. Sinene, hari igihe ugeramo nawe ubwawe ukumva umwuka ukubanye muki. Imana irambwiye ngo wari umugambi w'abagome. Mbonye hari amahembe ari guturuka iriya i Rusizi, araza kubitanira hejuru yawe. Ngiye ko mbona ubwenge bwawe burayobye, ariko ubu turi mu iteraniro. Imana irambwiye ngo Yeriko ntizongera. Kandi reka nkubwire, akira agaciro n'ijambo, kuko iminsi yakwambuye ijambo. Ariko mva uko Imana ivuze, iyi waraye imbere tariki ya mbere igusubije agaciro. Yewe mwareka tugasenga. Mbonye buri wese imbere ye hari marayika, hanyuma mbona aragukameye. Muno harimo amakamera menshi, mbonye buri wese marayika wari kumukamera. Imana irambwira ngo abo ba marayika bashinzwe gutegura imitego yari imbere ya buri wese. Imitego yari imbere ya buri wese. Aba mama banyemere bazamura amaboko. Imana ihaye abana banyu kunesha ibyaha n'ibyago. Kandi kubera aya masengesho ya tariki ya mbere, Imana yirukanye umwuka w'ubutinganyi muri iki gihugu. Kubera aya masengesho ya tariki ya mbere, Imana yirukanye umwuka w'ubusambanyi wari warinjiye. Kubera iyi tariki ya mbere twasenze, Imana icogoje umusonga w'inzara. Amen. Kubera aya masengesho twasenze, Imana irambwiye ngo nimbabwire ko yongeye umubare w'abakizwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hallelujah. Imana ihagaze aho tutari dushoboye guhagarara. Mbonye twese marayika ari kudusiga amavuta. Abahuye n'imisari, abatewe imisari n'iminsi, akire kongera gusigwa amavuta. Turagushimiye mwami w'abami, ni wowe twataramanye ku itariki ya mbere. Wohereje marayika kugira ngo ahagarare hagati yacu na Yeriko. Utubwiye ko Yeriko itazongera. Impamvu Abisirayeli Yeriko yaridutse nuko marayika yari yamaze kuyicogoza. Urakoze kuko uduhaye marayika wo gucogoza ibituri imbere. Buri wese nakomera Imana amashi, kuko aba marayika nabo gucogoza Yeriko zituri imbere. Imana iravuze ngo buri wese yinjiriye imbere ye. Imana iravuze ngo Yeriko iri imbere yawe yamaze kuriduka kandi ntizongera. Imana ibahaye gukizwa no gukiranukiraho ibyaha biri. Imana iravuze ngo isangiye namwe umunsi mukuru. Mwakire gusangira n'Imana, mwakire gusangira n'Imana. Imana yabasohokanye muri hoteli y'Imana. Buri wese narya icyo ashaka, buri wese narya icyo ashaka. Haleluya, 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 haleluya. Imana iravuze ngo ufite amadeni niyakire kwishurirwa n'Imana. Wari ufite randevu yo kuja kubonana na muganga, Imana iragukijije. Abadukurikiye bari hanze, hari umuntu Imana ikijije diabete, topiske foshisa igronetaye. Imana irambwiye ngo buri wese uri mu iriteraniro akora hababara kandi keredonetaye. Imana izanye umuti uruta ico kibazo wari ufite. Hari abamama bajega barumva mu mabere harimo ikibazo. Imana yirukanye kanseri muri twe. Imana yirukanye kanseri. Abakobwa gusa aribo bazamura amaboko. Imana iravuze ngo uhereye umunsi Yeriko yo kubasebya no kubadindiza no kubasubiza inyuma, Imana iravuze ngo ntizongera. Abantu bategereje kwa parayinga ngo bajye hanze, Imana irambwiye ngo hari icikoze. Muno harimo abantu baparayinze bagiye kubona igisubizo. Supide ties. Imana iravuze ngo igihembwe cya kabiri cy'amashuri abana Satani yari yasabye ngo ababyeyi twese tuzarire, ariko ababyeyi mwese mwasenze mwakira inkuru nziza mu gihembwe cya kabiri. Haleluya. Imana iravuze ngo kandi Zenota itanze ubukwe butandukanye. Abasore bazamura amaboko.
sabe konten abasore Imana irambwiye ngo Zevonedren ibyo kubakoza isoni byari bihari ariko Imana ibikuyeho. Imana irambwiye ngo ntabwo bizongera, Yeriko ntabwo izongera. Mbonye buri wese marayika ari kumwuhagira. Imana irambwira ngo abantu batari bafite imbaraga zo gushobora kureka ibyaha, Imana irabakarabije kugira ngo babibyitegerereze. Abagabo bazamura amaboko. Imana yubatse ingo zari zisenyutse kandi abagabo bose Imana ibahaye agaciro n'ijambo. Hanyuma abafiyemeri bari bari mu iri teraniro bihebye, Imana irabasubije ibahojeje amarira. Abibana b'abamama Imana ibahojeje amarira kandi Imana irambwiye ngo nimuhumure, buri wese wateranye Imana imusinye insimbura mu byizi. Mwakira insimbura mu byizi, mwakira insimbura mu byizi, mwakira insimbura mu byizi. Tugukomeye mu mashi Kristo. Buri wese yinjiriye imbere ye. Thank you, Lord. Kandi ariko ntizongera. Amen. Gira guca ntizongera. Hallelujah. Yeriko ntizongera. Hallelujah. Uwo murahura umubwire ngo Yeriko ntizongera. Hallelujah. Tugukomeye mu mashi twese. Thank you, Lord. Twakiriye ko Hallelujah. ari wowe uvuganye natwe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Imana ibahe umugisha mwinshi.